murakoze mukivuga ku bijyanye n'imbuga nkoranyambaga hari ibintu bimaze iminsi mwagiye munabikomozaho by'abantu bifata amashusho y'urukozasoni mu biheruka abantu ntabwo bagiye bavugaho rumwe ku bijyanye no kuba amashusho y'urukozasoni yakwirakwijwe abayifashe bamwe bumva ko bayifashe bafite n'ubundi intention yo kuyakwirakwiza bo hatarigeze haboneka ingaruka zijyanye n'amategeko wenda babonye izo gutakaza ubukize nuko mwabivuze ariko ese mu by'ukuri ntacyo amategeko ateganya bo bagombaga kuryozwa abafasha ayo mashusho bigaragara ko bayifashe babishaka ikindi ese abari gukurikiranwa nibo bayakwirakwije kuruta abandi cyangwa se hagendewe kuki kugira ngo uyu munsi abatawe muri yombi bari batawe muri yombi murakoze kimwe ubwo ndajyana nsubiza kereka niba hari undi ufite ikindi ntacyo yego akoze Theo bunganirijwe muri igihe nababaza hari bamaze gutabwa muri yombi iperereza rigeze ese hari abandi wenda muri gukurikirana cyangwa bariya nibo mwafashe nibo bahari bari gukorwa iperereza cyangwa se bajyanwa mu nkiko kuko nyine nashaka kumwunganira kubaza iperereza ryikomeje murakoze Theo na Emi murakoze kuri icyo kibazo muvuga cy'amashusho y'urukozasoni twabonye yagiye azerera muri rubanda hanze ni amashusho ya wa muhanzi uwo rizagwira Florien uzwi ku izina rya Yampana mu by'ukuri ubirebye iyi kese ni skando cyo bita skando muri bagenzi bari aho ngaho ndabona hariho abifashe mu maso biteye isoni koko biteye isoni ni skando hari n'igihe dutinya ubura n'uburyo wavuga ku bintu nka biriya nk'ubugenzacyaha tukiyabona twabanje gukeka ko uriya musore ashobora kuba afite ikibazo kuko utekereza ko ikibazo mvuga cyo kuba hari ibintu biri kumukoresha kuko biragoye kwiyumvisha ukuntu umuntu yifata amafoto ari muri biriya akifata amashusho nk'ariya n'iminota ingana kuriya impamvu tuvuga ko ari skando we aravuga ati twari twabyumvikanyeho nibyo mushobora kuba mwari mwabyumvikanyeho hari ibyo mwashakaga kuba mushaka kwibutsa ariko sinzi n'ibyo ari byo ariko mu by'ukuri ni bya bindi abantu bakuru bavuga ngo si iby'i Rwanda gufata ibintu nka biriya ukabibika muri telefone yawe ukabibika mu buryo nakwita mu buryo burimo ubuteganyi buke cyangwa negligence ni ibintu tuvuga ko bidakwiriye ariko rero Theo wenda mbanje gusubiza icyo warubajije kijyanye n'itegeko burya RIB ikurikiza itegeko uko riri ntabwo ikurikiza itegeko uko ryagombye kuba rimeze bishingiye n'ibyo abaturage bavuga kuko itegeko uko ryagombye kuba rimeze uko wabisobanura n'uko undi yabisobanura biratandukanye RIB ikurikiza itegeko uko rimeze n'uko ryanditse mu cyongereza bavuga ngo law as it is not as ought to be uko ntekereza ryaba rimeze siko Theo watekereza uko ryaba rimeze siko Emi watekereza uko ryaba rimeze niyo mpamvu itegeko ryandikwa rigakurikizwa kuriya ririya tegeko rero ingingo ya 34 y'itegeko riteganya gukumira ibyaha bikorewe
ku mbuga nkoranyambaga cyangwa ikoranabuhanga, itegeko ryerekeye gukumira no guhana ibyaha bikoresheje ikoranabuhanga ingingo ya 34 ivuga ngo gushyira ahagaragara amashusho yerekeranye n'imikoreshereze y'ibitsina hakoreshejwe mudasobwa cyangwa urusobe rwa mudasobwa. Ntabwo itegeko rivuga kwifata amashusho. Ubwo rero ryakurikizwe uko riri. Kumva ko ya mpano yahanwa biracyakorwaho iperereza niba hari uruhare yaba yaragize kuba ayo mashusho yaba yaragiye hanze. Uruhare rwe igihe ruzagaragara ko hari uruhare yagize rwo kuba ayo mafoto ye, uruhare ruri direct kuba ayo mashusho ye yaba yaragiye hanze, we n'uwo bari hamwe bazakurikirana, nta cyatuma bakurikirana. Ariko kugeza ubu ngubu turi gukurikiza itegeko uko riri n'uko ryanditse, gushyira ahagaragara. Ntabwo itegeko rivuga kwifata amafoto, kuko tugiye kuvuga ngo kwifata amafoto abayifata ntibegere hanze ni benshi, na hano bashobora kuba barimo, sibyo? Ariko ni amahire ko bitaragera hanze. Rero niba ubifite eda ubisibe cyangwa se ubibike kure, aho ntubike aho ya mpano yabitse. So ngira ngo icyo ngicyo kirasobanutse. Ikijyanye rero ngo naho dosiye igeze, idosiye yabari abakurikiranywe ubundi hamaze gufatwa 5. Ishimwe Patrick uzwi nka Pazo, Kalisa John uzwi ngo nka K John, Cyprien uzaba kiriho ari uzwi nka Jihad, Kwizera Nestor uzwi nka Papi Nesta na Ishimwe François Xavier. Abo kugeza ubu ngubu nibo bamaze gufatwa kandi iperereza riracyakomeje, ntabwo rirahagarara. Ubwo nihagira undi ubone ko yagize uruhare mu gukwirakwiza ari amafoto, nta kizatuma adakurikira. Dosiye ya Jihad na Nestor nibo baherutse gufatwa, yoherejwe mu bushinjacyaha tariki ya 25 Ugushyingo. Yafashwe none nk'ejo ihita yoherezwa mu bushinjacyaha kuko yari dosiye y'inyongera, izo bita subsequent, yiyongereye kuri ya yindi. Ubu ngubu ari mu nzira z'ubushinjacyaha. Ubushinjacyaha nabwo buri gutegura iyo dosiye mu buryo bwayo, kazashyikirizwa urukiko mu gihe cyagenwe n'itegeko. Sinzi niba nsubije, ariko yes. Kuri Jihad waruvuze ko ari inyongera, yarasanga mu zindi dosiye ziri muri bibu nizinga wazidoma makuru nazo. Okay, we nicyo ndakikubwira, ariko icyo nari mvuze impamvu Jihad na Nestor bafashwe umunsi ukurikira dosiye ikoherezwa mu bushinjacyaha, nuko ari dosiye y'inyongera kuri ba K John na ba Ishimwe Patrick, kuko ni dosiye imwe. Iyo rero hafashwe undi muntu ntabwo wongera ngo ukore indi dosiye, uhita uyongera kuri ya yindi ukajyana. Ariko noneho kuko warubajije kuri ibyo, ngira ngo nagiye nabisoma muri commentaire aho abantu bavugaga ngo se Jihad ngo ko ari umuntu ufite izina riremereye, ngo buriya ko ntiyarakwiriye gukurikiranwa adafunze. Ndababwira nubwo afite izina riremereye nk'iki, ntabwo riremereye kurusha amategeko. Ibyo rero itegeko rikurikizwa uko riri. Igihe nyine iperereza ryagutunze inkoni ni wowe ukurikirana. Gusa ku mwihariko wa Jihad nk'uko wari uvuze, wenda guhera tariki 18 z'ukwa gatatu muri 22 kugeza itariki 9 z'ukwa 11 uyu mwaka w'ibihumbi 2025 yarezwe ibirego bigera ku 9. Ibirego bigera ku 9, ariko mu busesenguzi bw'ubugenzacyaha 6 nibyo byari inshinjacyaha, 3 ni imbonezamubano. Imbonezamubano ubwo hasanze ari gusebanya cyangwa defamation. Ibyo ngibyo twagira inama bareze ko baca mu zindi nzira zitari za leta. Tariki ya 18 z'ukwa gatatu yarezwe gutangaza amakuru y'ibihuha, dosiye yoherejwe mu bushinjacyaha. 6 z'ukwa gatanu 2024 gukangisha gusebanya hifashishijwe amafoto y'urukozasoni cyangwa y'ubwambure. Iyo dosiye nayo yoherejwe mu bushinjacyaha.
tariki ya 13 z'ukwa mbere 2025 yarezwe gutangaza amakuru y'ibihuha no gukangisha gusebanya hifashishijwe amashusho y'urukozasoni yoherejwe mu bushinjacyaha. Tariki ya 27 z'ukwa 10 uyu mwaka yarezwe gutangaza amakuru y'ibihuha, dosiye iracyakorwaho iperereza. Tariki ya 13 z'ukwa 11 yarezwe gutangaza amakuru y'ibihuha, dosiye nayo iracyakorwaho iperereza. Na tariki ya 9 z'ukwa 11 uyu mwaka yarezwe gukangisha gusebanya hakoresheje amashusho y'urukozasoni ndetse no gutangaza amashusho no gushyira hanze amashusho y'imikoreshereze y'ibitsina, dosiye nayo iracyakorwaho iperereza. Ibyo ni ibirego byose iyo ubona bifite aho bihuriye, niba atari ugutangaza amakuru y'ibihuha ni ugukangisha gusebanya. Ngira ngo murabizi hari n'igihe hari n'undi bari bafatanyije icyo gihe mugenzi we gukangisha gusebanya, aho usanga umuntu runaka yagiranye ikibazo na kanaka, yashaka kwihimura kuri uwo muntu akabwira wa muntu ngo ufite ngo izina riremereye muri showbiz ngo akire amashusho ndaguha amafaranga uyashyire hanze. Ubwo ni ukuvuga ngo ni couple imwe y'abantu bagiranye ibibazo, umwe rero arashaka kwihimura ku wundi agatuma jihad ngo ajye kumukangisha ngo urumva ibyo bintu. Icyo gihe rero twaranaganira ibi byose maze kubibona, ndamubwira nti wowe kabyara nyine koko ufite izina riremereye ndabyumva, ariko ntabwo riremereye kurusha amategeko, genza make. Twaganiriye muri ofisi yanjye igihe kirekire ubwanjye, turaganira nk'amasaha nk'atatu, ndamubwira ngwino muri showbiz rwose ukorera amafaranga, ubifitiyemo n'impano, ariko irinde ibi ngibi, mwandikira ibintu agomba kwirinda. Ariko ngira ngo yabisize aho ngaho, kandi buriya ni n'umuntu duhurira mu mahugurwa kenshi y'abanyamakuru, ni ukuvuga ngo ibyo akora bikora bizi. Ibyo kasiye ibyo byose arabikurikirana cyangwa arakurikiranwa aho yafatiwe ejo bundi? Ntabwo bakurikiye. Hari dosiye zoherejwe mu bushinjacyaha, hari n'izigikorwaho iperereza. Ubwo we ngira ngo birasobanutse. Hanyuma ntabwo mwadusobanuriye, kubera ko ibintu byaravuzwe cyane, hakorwa ama space, wakumva space kuri ikintu n'abantu 200 ukumva barabivuga nk'abantu bose bayabonye, ukibaza uti se gufata abantu 5, hari n'abavugaga bakatera mu rwenya bati ribu rero niba yiyemeje kufunga bashyire muri stade niho abantu bakwirwa. Icyo nshaka kubera mwagitangaho umucyo, kubera ko hari abantu bibaza ngo ese abakwirakwije ni bandi. Urabyumva n'ikiganiro cyawe naracyumvise uvuga ngo mbese ngo hari n'abagenzacyaha babibonye. Wenda to make it clear, twe niba twarayabonye twabonye ku mpamvu z'iperereza. Nanjye nuko navuze twabonye ku mpamvu z'iperereza. Burya navuze ntabwo dukora kuri assumption ubwo ni kugenekereza. Navuze uwo ubugenzacyaha bwatunze inkoni, uwo mbega iperereza ryagezeho, uwo ni ufatwa muri icyo gihe. Kugeza ubu ngubu rero bariya nibo bafite impamvu zifatika zituma bakekwaho kuba barakwirakwije amafoto y'urukozasoni. Ariko hajemo n'untungu n'abayacuruzaga, kuko tubona ukabona abantu baravuga ngo niba ukeneye amashusho ya kanaka. Wumvise ko harimo umusore witwa Xavier, nawe rwose we yari afite akajyandikira abantu akababwira ati ngutemo se, kwa kundi muri za mvugo zanyu ngo ngutemo se, ngo ngewe ngo nta nubwo ahenda ngo ohereza 10, ohereza 8,000, ngo noneho ngo nabonye ngo iri full, mbere ngo bari babonye agace ngo yabonye ngo iri full, ngo mpereza 1000 bingahe, ngo inkuru amafoto nyaguhe. Uwo yahise afata. Urumva hariho babibonyemo akaryo ko gucuruza. Abo nabo rwose barakurikirana. Ubwo rero niba hari undi uzafatirwa muri ibyo bikorwa, ari ugucuruza, ari ukuyakwirakwiza, ntakizatuma adakurikirana. Harakekwa nk'uko mubivuga ngo benshi ngo barasakaje. I hope mu bari hano ntawe ubugenzacyaha buzageraho rwose bavuga ngo nawe barasakaje. Ntabwo uzavuga ngo ngewe ngo nari mu buryo bwo gutara inkuru, uzavuga ya
oya ntabwo bizaba ari urwitwazo, ubwo tuzasoma itegeko uko riri. Ndakeka muri bakuru abari hano ntabwo ibyo mwabikora, kandi nizera neza ko mutabikora kuko tuganiriye kenshi, muzi uburemere bwabyo, muzi n'ingaruka zavamo. Sinzi niba nsubije neza ku buryo Yesu Kayitare. Murakoze. Ngenda agaruka ku kibazo cy'amatelefone mwaduhaye